Ikibazo cy'abategera amaboko abahisi n'abagenzi gikomeza kuba gaterera nzamba by'umwihariko mu bice by'imijyi. Kenshi mu basaba hari naho usanga nta zindi ntege nkeya z'umubiri bafite, ariko ugasanga batangatangira abantu mu mayira babasaba ubufasha. Ibi Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bifata nko kwanga gucika ku ngeso ndetse no gukuza ingeso yo kubera abandi umutwaro, kuko ngo leta ibinyujije muri gahunda zitandukanye inyuza mu bigo na ministeri bya leta bizishamikiyeho igena uburyo bwo kuzamura imibereho y'abaturage binyuze mu byiciro babarizwa mu bya mikoro yabo. Nibigarukaho na Ministre Nyirarukundo Ignatienne, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Buriya murebye amafaranga ajya muri VUP ajya mu kuvana abantu mu bukene n'amafaranga menshi cyane. Nta kuntu rero byumvikana ko abantu bakiza gushaka ubufasha mu muhanda, gushakira ubufasha mu muhanda. Uriya muntu uri gusabiriza watanga umusoro, nukuvuga ngo mu byo yateganije we ntabwo warimo uri kumubangamira mu by'ukuri, kuko ubufasha yarabutanze ni bwa bundi bwagiye muri VUP, bwagiye mu gukora imirimo, bwagiye mu kuvana abantu mu bukene. Mu mujyi wa Kigali abantu bakunze kuboneka bikanabangamira abagenda umujyi wa Kigali. Madamu Nadine Umutoni Gatsinzi ushinzwe imibereho myiza n'ubukungu bw'abajya Kigali avuga ko mbere na mbere abaturage bagomba kwiyumvamo ko iyi myitwarire n'indi yishamikiyeho nk'ubuzererezi bituruka ku babyeyi batsinzwe mu gufata inshingano z'abana barera. Ni responsabilité y'umubyeyi kongera kwicara akarera umwana we akamenya ikigoranye, yaba afite ubufasha akeneweho leta n'inzego z'ibanze bukijwe na kategori y'ubudehe urimo. Hari za gahunda zihari zo gufasha zo kuwabona akazi, zo kubagira ukubaho, ibyo bigakorwa ariko utajugunya abana mu buzererezi. Madame Gatsinzi ariko avuga ko mu mujyi wa Kigali abasabiriza mu gihe banze kubarurwa mu byiciro by'abaturage leta isanganywe muri gahunda yo gufasha ko bafatwa bagahanwa, ndetse akanavuga ko ngo nk'uko akenshi bakunze kubisangaho bagenda mu mujyi wa Kigali babona ko abaza gusabiriza mu mujyi wa Kigali abaturutse mu zindi ntara, bityo byihuse bagahamagaza uturere baturutsemo bakohereza tike yo kubasubiza abantu babo badakomeje kuremerera abatuye n'abagenda mu mujyi wa Kigali. Iyo biranakorwa kuko hari nk'abaza benshi nko tujye mu nteko z'abaturage bakakubwira ngo yewe nkeneye ubufasha, nkeneye ko munyubakira, nkeneye ko mugera muri cyo tutuye he, hakavuga nk'uturuka he, nta masamba ari atarahari. Icyo gihe icyo dukora kitwihuta no kumusubizayo, mu kuvugana n'akarere mukomokamo agasubirayo. Byagaragaye ko hari abarimo ari umuco mubi gusa, atari ko banabuze izo support. Hari n'ubibwira akavuga ati nagiye ntibamfasha, ariko warebe neza ugasanga yagiye ahubwo ibyo bamuhaye ntiyanyuzwe, cyangwa se ibyo asabiriza biramuha inyungu nyinshi kurusha ko yajya muri gahunda yo kwimenya no kwigira no kugira ibyo. Izi gahunda zitandukanye zinyuzwa mu bigo bya leta, ministeri n'ibindi bigo bizishamikiyeho ndetse n'imiryango idaharanira inyungu ariko ifata inshingano zo gufasha abaturage. Kuba bicengera neza bagaragaza ko abasaba bihitira mu muhanda no kubatangatangira ku miryango y'imodoka n'amazu bakoreramo babiterwa n'ingeso ngo kuko ariho bakura menshi kurenza kwiyandikisha nk'abakeneye gufashwa bakagenerwa gahunda leta igenera abaturage binyuze mu byiciro byabo bitandukanye. Hari ibigo nka za ministeri n'ibindi bigo bya leta n'ibizishamikiyeho bigenerwa ingengo y'imari mu gufasha abaturage, kandi byose bigakorerwa mu mutaka wa moteri yo kwihutisha izamuka no guhindura imibereho myiza y'abaturage. Gusa ari kugendeye kuri ibi byose, kuba hari abaturage baba batazi ingano y'ubufasha buhari aho buturuka n'abo bugenewe, babifata nk'icyanzu cya ruswa no kuba imfashanyo runaka zari zibagenewe leta igenda igena bitunga bamwe mu bari bugufi n'isanduku y'ububiko bw'ibyagenewe abaturage.